dushimira Imana ko iduhaye aya mahirwe umwanya mutoya cyane, ariko nta cyatuma gushima Imana ko bukeye. Urabona mureba ko ntabwo tuba tureba kimwe nyine. Imana iba yaturinze twese tukabyuka, abandi bafite imbaraga, dufite imbaraga nkeya, abandi bamaze kugira imbaraga, ariko twese tumaze kugira imbaraga uko byagenda kose. Imana ishimwe rero, kadushimira Imana. Imana yacu turagushimiye ko uri kwizerwa, tugushimira umwanya mwiza duhaye wo guhura n'abakozi batuzindutse, turagushimira ko tugihumeka twese, turi bazima twese, ingingo zacu ni nzima twese, turavuga bigakunda, tukareba bigakunda, turatekereza bikemera, turanyuranyuza ingingo zacu tukumva ni nzima bikemera. Mana urakoze kuko iki gitondo, urakoze kuko uyu mugisha duhaye undi munsi mushyashya, ni kuwa gatandatu tugiye mu myitozo. Turabizi ko uri kumwe natwe Mana, turabizi ko ugendana natwe, turabizi ko uri hamwe natwe, kandi neza yawe iri muri twebwe Mana. Turifuza kukuganira mu ijambo ryawe rero, kuvugana natwe kandi cyatugira umumaro cyose kiduha n'abakwizera bose mu izina rya Yesu umwami wacu twizeye, amen. Hari ijambo ngira ngo manze mbabwire muri iki gitondo, umwanya muto simoma kumaka mwicara sanga ari ngombwa ko mu gitondo umuntu akeneye ko ni Zaburi y'146. Turasoma umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Suko ari cyo gice gitoya, suko ariko Zaburi ngira ngo iraza mu ntuza yanyu. Nibi igitabo barashyizemo Zaburi yaba ari ntuza mu chapitre ya nyuma abanza nakutuma irimo Rwanda chapitre za nyuma, muri chapitre za nyuma 146 ira muri chapitre za nyuma rambura inyuma ku page y'inyuma, hanyuma amapaje y'inyuma Zaburi 146 umurongo wa mbere uravuga ngo umutima wanjye shima Uwiteka. Rero twanayisubiramo dusome amagambo cyangwa kuvuga amagambo y'umuntu wese mu gitondo byuze yawe niyo bavuga ngo Mana umutima wanjye shima Uwiteka, umutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ifite ubugingo. Umutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimba Imana yanjye igifite ubugingo. Simbutse gato n'igihe hasi wenda abona umusubiremo uwo mufate umutwe pe. Umutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka Imana yanjye, nzajya nshimira Uwiteka Imana igifite ubugingo. N'amagambo wabaye kuvuga Imana ndagushimira ko niba ari ubikora ku buzima bwanjye bwa buri munsi. Umurongo wa 5 ndavuga ngo hahirwa ufite Imana Yakobo nk'umutabazi, akingira Uwiteka Imana ye. Hahirwa ufite Imana Yakobo nk'umutabazi, akingira Imana Yakobo ho Imana ye. Twese tujye mu kibuga ahubwo tuvuga umutima wanjye ushima Uwiteka. Impamvu yo gushima Uwiteka ni nyinshi zirahari. Kera nigeze kuba turi muri mu mitingito minsi yashize yabaye mu bihugu bitandukanye, harimo no hirya muri Kongo. Mugize mwumvizo zagiye zigwira abantu hano i Kigali, bakabwira abantu umuntu akareba umuntu nk'iyi nziza isa neza, ariko gaca mu gitondo agasanga inzu ziyamuguyeho, bamwe bapfa, abandi batangiye bagatakaza aho bari bakajya gutura, bakimurwa bakajya gutura ahandi hantu. Kuki bucya twebwe turyana bigakunda? Twe kubwira umutima yacu mu mutima wawe si kubw'imbaraga zawe. Umutima wanjye shima Uwiteka, umutima wanjye shima Uwiteka, shima Uwiteka kuko ntabwo ari ibyo wakoze. Tugiye kujya gukina, Imana Uwiteka ibagirire neza, kandi ibane namwe mu kibuga, bahe imbaraga zidasanzwe. Gukora imyitozo n'uvuga umutima wanjye shima Uwiteka. Ibyo twakora byose uko twambaye neza pe, turasa neza, n'uwatureba dukeneye avateka abantu bakunze, ariko Uwiteka dushyigikira muri byose. Uwiteka bw'igikundiro, Uwiteka ari we utubera imbaraga zacu ku manywa na nijoro, atubera imbaraga zacu mu gitondo na nimugoroba, atubera imbaraga dukina n'abandi bantu, atubera imbaraga dushaka guhindura icyiciro, atubera imbaraga twiga, atubera imbaraga mu byo dukora byose. Muri imitima yacu dushobora gushima Uwiteka. Mana yacu turagushimye kuri Uwiteka, imitima yacu ishira umufi imbere yawe Mana. Turashaka imitima yacu inezezwa nawe, turashaka imitima yacu kunezeza Mana, turashaka ko ibyiza byose tubitura wowe Mana. Turashaka ko imbaraga zacu zimenywa zigashyirwamo nawe Mana.
ndashaka ko ubushobozi dufite mwami ari wowe ubugena, ari wowe ubujera, ari wowe ubuha igiciro mana kidasanzwe. Ineza yavuye muri twebwe umunsi turaguhaye mana, bane natwe mu myitozo, bane natwe mana tugiye dushoje imyitozo, bane natwe mana umunsi wose mana dushyize mu biganza byawe. Urebe ibyacu mana, natwe turareba ibyawe mana. Wite ku buzima bwacu, natwe twita ku byawe mana. Wite ku gihagarara cyacu, wite ku gikundiro cyacu mana. Wite ku masura yacu mana, wite ku ngingo zacu mana. Ubuntu bwawe n'icyo cyawe buganze, kandi natwe turakwiringiye, turakwihaye, twishyize mu biganza byawe natwe twose mu izina rya Yesu umwami wacu twizeye. Amen. Imana ibarinde kandi mugire imyitozo myiza.